Ese wari uzi ko mu mateka y'u Rwanda nta gihe kigeze kibamo abagabo b'intwari n'umurava nk'igihe cya mbere y'uko abakoloni baza mu Rwanda? Ese wari uzi ko amazina menshi tuzi tunumva yasize ibigwi bidasanzwe mu mateka y'u Rwanda mbere y'uko ubukoloni buza? Gusa biragoranye kuba wabaza abanyarwanda izina ry'umwe mu bagabo b'intwari cyane mu mateka y'u Rwanda ngo usange batamuzi. Uwo mugabo nta wundi ni Ryangombe. Uyu ni uyu munsi tugiye kuvugaho, turebere hamwe ukuntu abazungu babeshya abanyarwanda ko Ryangombe ari we Satani cyangwa yakoranaga n'amadayimoni ku buryo kugezana n'ubu abantu benshi bakibyemera, ndetse tunarebere hamwe uburyo abazungu bakoresheje amadini n'imyemerere yabo mishyashya bari bazanye kugira ngo baharabike Ryangombe. Ikaze nk'ibisanzwe. Ubundi amazina ye yose yitwaga Ryangombe rya Babinga, akaba yaravukiye mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Kitara cya Muriro, aha hazwi nka Rwicanzige. Gusa itariki ya nyayo yavukiyeho ikaba itazwi neza. Se wa Ryangombe yitwaga Babinga wa Nyundo, naho nyina we yitwaga Nyiraryangombe cyangwa Kari Murori. Ryangombe akomoka mu bwoko bw'Abanyoro mu muryango witwa Abakonjo bakunze gukoresha ururimi rw'igikonjo. Ryangombe yari umuhigi w'umuhanga kandi utagira ubwoba, aho yari azwiho guhiga akoresheje imbwa nyinshi. Inyandiko nyinshi zivuga ko ubwoko n'umuryango wa Ryangombe byari bikomeye cyane, gusa Ryangombe yaje kugirana ibibazo n'ubwami bwa Kitara bitewe n'uko umuryango w'iwabo wari warahiritswe n'ubwami bushyashya bwari bwaje. Nibwo nyuma yo guhirikwa ku buyobozi kandi Ryangombe akaba yari umuntu ukomeye mu gace ka Kitara, byatumye ahita ahunga muri Kitara maze ahungana n'abayoboke be bitwaga Abacwezi ndetse n'inka ze nyinshi. Nibwo yaje guca muri Ankole mu majyepfo ya Uganda maze aza kwambuka ahita agera mu bwami bw'u Rwanda. Inyandiko zikomeza zivuga ko yaba yarageze mu Rwanda mu kinyejana cya 16 agana mu mwaka w'1510, akaba hari ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ikintu cyari kizanye Ryangombe mu Rwanda kwari ukwamamaza no kumenyekanisha idini rye n'imyemerere ye. Ubwo Ryangombe yageraga mu Rwanda yaje guhura n'umwami Ruganzu Ndoli, maze aba bombi baza kubaka ubushuti budasanzwe. Ryangombe nibwo yaje kubona uruhushya rw'umwami rw'uko yemerewe kwamamaza no gusakaza ibijyanye n'idini rye, ari byo nyuma byaje kumenyekana nko kubandwa. Akigera mu Rwanda yatangiye kwigisha byinshi ku idini rye rizwi nko kubandwa, aho yatangiye gukora ibitangaza ndetse n'ubuvumbuzi. Ibyo byaje gutuma imbaga nyamwinshi imuyoboka ikaniyumvamo iby'idini rye. Ryangombe yavugaga ko ari we muhuza hagati y'Imana ndetse n'abantu basanzwe. Ryangombe kandi yaje gushinga ihuriro aho abagore n'abagabo bazajya baza bakajya mu nzego z'imandwa kugira ngo bashake uburinzi bwo kutazarwara, kutazabura imitungo yabo ndetse no kutazabura urubyaro. Mu myemerere ya Ryangombe wasangaga guterekera no kubandwa yari inkingi za mwamba mu mibereho y'abaturage icyo gihe. Ubundi guterekera byari umuco wo guhuza abaziri n'abapfuye, ukaba ari umuhango wo kwibuka no guha icyubahiro abakurambere bapfuye. Icyo gihe abanyarwanda bemeraga ko abazimu bashobora kurinda umuryango cyangwa bakawuteza ibyago mu gihe birengagijwe. Bimwe mu bikoresho bakoreshaga muri uwo muhango harimo inzoga y'urwagwa yakoreshwaga mu gusuka ku butaka, kumena incunda akaba yari amata yakoreshwaga cyane cyane ku bazimu b'abana cyangwa abantu b'abanyacyubahiro. Hakaza inzu y'abazimu ariyo bitaga ikiraro, akaba kari akazu gato k'ibyatsi kabaga kari mu mbuga cyangwa mu rugo rwagati aho bakiriraga ibyo bahaye abazimu. Kubandwa ko byari igikorwa gikomeye cyane cyo gusenga Imana binyuze kuri Ryangombe wari umutware w'Imana. Uwabandwaga yabaga bayimandwa. Bimwe mu bikoresho bakoreshaga mu kubandwa harimo inyabuta, akaba yari intebe y'ibiti bitatu yabaga ihagarariye ubumwe. Hakaza inkoni y'umuringa yo yashushanyaga ubushobozi n'ubutware, ndetse n'imyambaro y'incabure yabaga ikozwe mu mpu z'inyamaswa cyangwa ibyatsi. Byinshi ku kuntu iyi mihango yakorwaga mwandike muri comment niba mushaka kubimenya, tubikoreho ikiganiro kirambuye. Gusa usibye ibyo, iri dini rya Ryangombe ryafashaga sosiyete nyarwanda y'icyo gihe kunga ubumwe ndetse no guteza imbere uburinganire, aho nta vangura ryabagamo, buri wese yabaga yemerewe kujya muri iri dini. Ryangombe kandi yabwiraga abaturage kugira icyizere yuko ibibazo byose Imana izabibarinda binyuze mu myemerere bari bafite n'imihango bakoraga. Nubwo byari bimeze utyo, agana mu kinyejana cya 20 nibwo iri dini rya Ryangombe ryatangiye gucika intege, bitewe n'uko icyo gihe nibwo abamisiyoneri b'abanyaburayi bari barimo kuza mu Rwanda bazana n'amadini yabo mashyashya. Nibwo baje bavuga ko kubandwa n'indi mihango ishingiye kuri iyo ari uguhakana Imana ndetse ari n'ikibazo gikomeye ku Bukristu, aho batangiye kubuza abaturage kujya bayitabira. Ikindi bavugaga ko ari ubupagani, bitewe n'uko muri iyo mihango hari harimo gukora imigenzo, gutamba ibitambo ku mandwa. Ibyo rero abazungu bakabibona nk'ubupagani.
Ikindi abazungu bavugaga ko umuntu wese uzemera guhinduka akaba umukristo azemererwa guhabwa uburezi bwiza ndetse n'inshingano mu buyobozi. Ikindi harimo ko abari gusigara basigasira uyu muco n'iyi myemerere bagiye kwiga mu mashuri y'abamisiyoneri aho bigishwaga indangagaciro zo mu burengerazuba n'iza gikristo. Ryangombe yagomeje kuba akora imigenzo n'imihango y'idini rye nubwo ryari ryaratangiye gucika intege. Ryangombe yaje gupfa apfiriye mu misozi y'ibirunga, ariko igihe yapfiriye n'imyaka yapfuye afite ntabwo bizwi neza, ariko icyateye urupfu rwe ni uko ubwo yari ari guhiga mu ishyamba nk'uko byari bisanzwe, kuko yari umuhigi ari guhigana n'imbwa ze nyinshi, nibwo yaje guhura n'imbogo ifite amahane, nibwo imbwa ze zayatatse gusa birangiriye imbogo izishe, bituma Ryangombe yiyemeza kuyataka wenyine. Yaje kuyitera icumu maze atangira kuririmba indirimbo y'intsinzi, gusa iyi mbogo nubwo yari yakomeretse yaje guhaguruka aribwo yazaga ikamutera ihembe ikamujugunya mu kirere. Ubwo Ryangombe yagwaga hasi ku butaka, ya mbogo yahise ihindukamo umugore. Abagaragu be nibwo bamufashe bamujyana mu misozi y'ibirunga, aribwo yahise yohereza umugaragu we witwaga Nkonzo amutumaho kujya kumubwirira mama we n'abahungu be kuza kumureba. Aho mu misozi y'ibirunga niho yaje gupfira, nyuma baza kumushyira mu mashami y'igiti yitwa umuko cyangwa umurinzi, byaje kurinda umubiri kutangizwa bikomeye cyane n'imbogo. Ryangombe kugeza na n'ubu ni rimwe mu mazina avugisha abantu benshi, aho bamwe bemera ko yari intwari, abandi bakemera ko yakoranaga na Satani bitewe n'idini rye n'imyemerere ye. Ndabashimiye abantu mwese twabanye, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge ubutaha uzabibone mu ba mbere, ndetse unatanga umusanzu wawe mu kubaka iyi YouTube channel, ndetse no kohereza iki kiganiro ku bantu benshi bakabasha kukibona, ugakanda like ukanatanga igitekerezo cyanyu muri comment ku bintu ushaka ko tuzaganiraho ubutaha. Imana ibarinde.